kwigisha batitezweho na Rukundo Izanke Estine yacisha bugufi dusenge Imana. Data rwose dukunda nagiye kugushima ko utasabire umwanya ubishimirwe. Waturinze muri byinshi nagiye kwiga ijambo ryawe ukomeze turinde icyica gike kuri abantu ku mitima ubishimirwe. Komeza Data tuturinde izina rya Yesu Kristo amen. Amagambo tugiye kwigana dushaka ko buri muntu wese yakurikirana kandi aya magambo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo turimo turiga muri iki gihe. Amazina yanjye nitwa Rukundo Izanke Estine tukaba tugiye gufatanya kwiga ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya rero aya magambo tugiye kwigana arakomeye cyane ndashaka kugira ngo buri muntu wese acyumve neza acukumbure muri Bibiliya asobanukirwa neza icyo Bibiliya ivuga. Imana niyo yavuze ndabafite kwizera kugana nk'akabuto ka sinapi. Wabwira umusozi ngo ugende ukagenda, mbese niba utashobora kubwira umusozi ngo ugende akagenda ubwo uba ufite kwizera kungana. Kandi Imana ivuze ngo niba ufite kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, waba utabwira ngo ugende ubwo ufite kwizera. Ugomba kuba ufite kwizera kuri ugera Mwuka Wera cyangwa Imana ishaka ko buri muntu wese ageraho ukajya mu cyanyuma cya Kristo. Iyo tugiye muri Luka 22:32 hari amagambo avuga ngo ariko weho ndakwingingira kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Uko kwizera turimo tubonye hano muri Bibiliya, iyi Bibiliya yera isobanuwe ndetse ngo Imana yahumetse ibyanditswe byera ibinyuza mu bahanuzi kugira ngo babitwandikire muri iki gihe cy'imperuka y'isi. Ndagira ngo rino somo rikore abantu ku mitima ribasomoje kuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Ngo ariko wewe ndakwingingira kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze n'abagenzi bawe, nawe numara kwizera ukomeze bagenzi bawe ubizeze ko mu ijuru hari Imana kandi ko Imana izabafasha mu kwizera. Mureke tujye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko utazaba. Kandi ikintu kigiye kwigana gifite umutwe uvuga ngo kwizera. Kwizera ni wo mutwe wacu. Mbese kwizera wavuga ko ari iki? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko utazaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Urashaka kuba umwizerwa nyakuri, urashaka kuba wemewe n'Imana, urashaka kuba ufite amasezerano y'Imana, urashaka kuba wizera Imana. Ariko iri somo rirakomeye cyane. Nawe niba ushaka kwizera ukabwira umusozi ngo ugende ukagenda, kuko Imana niyo yivugira ngo niba wafite kwizera kugana nk'akabuto ka sinapi, wabwira umusozi ngo ugende ukagenda. Umurongo wa 2, icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Mbese urashaka kugira kwizera ugahamya nka Yesu, ugahamya nk'uko intumwa za kera zari zifite kwizera abakurambere ba kera bari bafite. Mbese nawe wari wagera kuri urwo rwego cyangwa niba utari warugeraho, isungo y'iteka azagufashisha uzarugereho kandi binyura mu nzira ikwiye Imana yemera neza. Niba ushaka uko kwizera nyakuri, isungo y'iteka nawe azakugirira ibambe. Imana ni inyambabazi cyane, ariko aha tubona yuko tugomba kugira kwizera kurenze kurusha kwambere, kuko muri iyi minsi natwe tugomba kuba badasanzwe. Ariko se muri uyu mwanya tubona ko kwizera ari iki? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Umurongo wa 3, kwizera ariko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nibyo byatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera ariko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi katumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Mbese nawe ushaka kuba ukivuga nubwo waba warapfuye nk'uko Abeli yabigenje?
aya magambo avuga ngo kwizera icyo ari cyo. Tugiye kureba kwizera icyo ari cyo. Ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ariko kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ndetse nawe wari wamenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitari byaba. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ni nacyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Mbese nawe wari wizera utarimo urareba ibintu bigaragara? Niba wizera ko Yesu azaza ariko ntabwo arimo aragaragara ko azaza, ntabwo urimo uramubona arimo araza, ariko twizera yuko Yesu azaza. Yesu niba azaza twitonde cyane, kuko Yesu nazaza azaza kuducira urubanza, aduciraho iteka. Abazaba barakoze nabi intama akazazishyira iburyo, ihene zishyira ibumoso. Ubwo niba warakoze nabi uzajya ibumoso, uzaba ubaye nk'ihene. Niba warakoze neza uzaba ubaye intama. Umurongo wa 3, kwizera niko kumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ni nacyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Umurongo wa 4, kwizera niko kwatumye abera Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi ni nako kwatumye nanone akivuga n'ubwo yapfuye. Mbese urashaka kuba umwizerwa nyakuri? Urashaka kuba wemewe n'Imana nyakuri? Urashaka kuba ufite amasezerano y'Imana? Urashaka kuba wizera Imana? Ariko iri somo rirakomeye cyane, kuko Imana niyo yivugira ngo niyo afite kwizera kugana n'akabuto ka sinapi. Wabwira umusozi ngo ugende ukagenda. Mbese nawe urashaka kuba ukivuga nubwo waba warapfuye, nubwo waba warapfushije abantu, ariko abo bantu bakaba bakivuga ko babaga bizera, bakahamya Imana mu gihe kibi, mu gihe cy'intumwa zatotezwaga, mu gihe abantu benshi babaga barenganywa, bahorwa Yesu Kristo. Bavandimwe, ndabifuriza guhamya Yesu mu izina rya Yesu Kristo.